Mwiriwe muraho mwaramutse nizere ko mumeze neza. Ni Nkubito Olivier ugarutse n'ubundi kuri ya YouTube channel wa kera tubereka uburyo ushobora guteka ibintu bitandukanye uri mu rugo ufite abashyitsi se bikaba byakorohera. Uyu munsi rero tugiye kubatekera iki. Buri gihe bihora ari ibishya kandi mushobora kubona. Uyu munsi tugiye kubatekera inyama y'inkoko. Nkuko nabibabwiye, uri umuntu umwe ntabwo ari ngombwa ngo ujye mu isoko ngo ugure inkoko yose. Ujya muri alimentation ukaka gatuza, ukaka kaguru, ukaka kuboko, na amafaranga make cyane ugataha nawe ukarya umusosi. Inkoko tugiye kuyibatekera gute rero? Inkoko mu kwiteka kwacu uyu munsi turaza gukoresha ikintu cya mbere ni amata inshyushyu. Murayibona hano iri mu kirahuri. Dufite amazi turaza kuyikenera, tukagira amagi 8 ariko ntabwo tuyakoresha. Igi rimwe riba rihagije kuri mwatiye cyangwa se kuri kimwe cya kabiri cy'agatuza k'inkoko. Igi rimwe riba rihagije. Dufite ifarini, tukagira umunyu, dufite n'amavuta. Ni ibi ngibi tugiye gukoresha kugira ngo dutegure iyi nkoko yacu. Ushobora kuyigura ukajya kuri YouTube ukabireba uko bikorwa. Ikintu cya mbere gikorwa ni iki? Ni ukubanza gukata ya nkoko yacu kuko ntabwo twayiteka ingana gutya. Turangije kuyikata. Urabona ko rwose katamo dutoya. Muri abantu 5 mu rugo mushobora kuturya nta kibazo. Igikurikiraho rero ni iki? Ufata agasafuriya. Twakoresheje gatoya kwako n'ubundi tunyama twacu ari dukeye. Hanyuma wamara gufata agasafuriya ugafata ya mata. Kirahuri. Nakubwiye ko ni igice cy'igituza cy'inkoko. Mwatse igituza cy'inkoko twakoresheje. Ugashyiramo ikirahure cy'amata. Hanyuma urangije gushyiramo ikirahure cy'amata wongeramo amazi. Nta gushyiramo ikirahure cyose, ni igice cy'ikirahure ushyiramo. Nta kindi. Iyo ibi ngibi birangiye utereka ku ziko ukabireka bigatogota kugeza inyama zawe zihiye. Ugenda ucungana nabyo. Ntabwo ari bya bintu uterekaho ngo wigendere kuko hari igihe bitewe n'amazi washyizemo. Dushyiramo amazi kugira ngo tuze kubura amata mu gihe bitogose adahita abira akazamuka akaba yameneka. Niyo mpamvu dushyiramo amazi. Iyo ubonye nawe bishaka kubira ugenda wongeramo amazi ukabireka bigatogota. Hanyuma nyine nkuko nabwiye ugenda ucungana nabyo. Urabona biri guserura ariko amata ari kuzamuka. Icyo gihe ugenda wongeramo amazi make 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 make. Hanyuma harushaka kwibaza ati se twakomeza kubikora tukageza ryari? Ubundi nibura minota 10 irahagije ugahita ukuramo inyama zawe kuko icyo tuba dushaka nuko zigenda amata akinjiramo neza. Hanyuma twarura za nyama zacu. Ngira ngo murazibona uko zimeze. Ikiba gikurikiye rero ubu ngubu tugiye gukoresha ya farini n'amagi. Nkuko nabibabwiye ni umwanya w'igi. Igi rimwe rirahagije. Ukarikubita.
ugashyiramo umunyu, warangiza nta kindi ukora, ugashyira kuri za nyama zawe. Ntabwo ko dukoresha ibintu dufite hano iwacu. Igi waribona ukazigaraguramo, igi waribona, ifarini wayibona, amata wayabona, nta kibazo. Ibi rero iyo birangiye uzana ya farini yawe kandi wari washyize ku isahane, hanyuma wakarabye intoki zawe zisa neza, ugashyiramo twa tunyama twawe, ukatwinika kugira ngo tubashe gufata ifarini neza. Hanyuma ugacamutsa ipanu neza, ukitegura kuza gushyiramo amavuta kugira ngo ukarange za nyama. Nk'uko negeze kwibabwira, inyama ziri mu biribwa ushobora guteka uburyo bwinshi cyane butandukanye. Wenda ubwo abantu batari bamenyereye n'ubu ngubu, ariko nk'uko nabikubwiye, wabikunze ukora like, ugashyiraho comment, cyangwa se ukazaguhamagara tukakugayidinga, tukakubwira uko wabiteka. Iyo ipanu imaze kumuka ushyiramo amavuta, nayo ntabwo ushyiramo make, ushyiramo menshi. Hanyuma muze kwihanganira sound, turi mu bihe by'imvura. Imvura iba yaguye bigatuma ijwi ritagenda neza, ariko mwakurikirana uko bimeze nta kibazo. Karindira ko amavuta ashya. Hanyuma amavuta yacu yamaze gushya, nta kindi, ntabwo ari nka bya bindi unagamo. Ugenda ufata kamwe kamwe ukagashyiramo witonze, witonze, witonze. Ubundi ni nk'amandazi y'inyama. Ukuntu duteka ni nk'uko wakora amandazi, kandi amandazi yongera ngo twaberetse uburyo bayakora, ariko izi nazo zikaba inyama ziryoha cyane. Tuzabereka uburyo bwinshi cyane umuntu yatekamo inkoko, kuyikoramo isosi. Ariko igihe cyose wakumva wagahashye rwose ushaka kugateka ukumva birakuyobeye, nyarukira kuri YouTube, wandikemo Wakera, urebe uko washobora guteka rwose inkoko. Inyama zacu rero zarangiye. Ni ibintu byoroheje rwose, ntabwo ari ibintu bitinze. Ikindi kintu cyiza kuri utu tunyama dutetse gutya, ushobora kudukaranga gutya tukamara iminsi, ukajya ugenda ukuraho dukeya two gukora isosi. Kuko nabibabwiye, umuntu ashobora kugira ngo ni amandazi, ariko ntabwo ari amandazi, ni inyama. Kuko niyo usatuye urabibona ko bitandukanye ari inyama.